Yesu rero ntabwo yavutse kubw'ubushake bw'umugabo n'umugore nk'uko bisanzwe abantu babyara, ahubwo yavutse kubwo gutwikirwa na Mwuka Wera, byakorewe kuri Mariya wari waragaragaye ko akiranuka kandi yari isugi, maze abyara umucunguzi wacu. Uyu rero tukabona ko Yesu avuka yari afite uwo kwakwita se wamurebereraga, wari Yosefu. Kandi Yosefu uyu nguyu tukabona ko muri icyo gihe cyose yamurebereraga yitwaye neza, ariko tukabona ko nyuma ya Yesu Mariya yabyaranye abandi bana na Yosefu. Hari umuntu ejo mbivugaho wanyandikiye ngo ariko ngo aba bana ngo saba Yosefu ngo nawe Yosefu yabyaranye n'undi mugore. Ikitari muri Bibiliya ntabwo ari icyanjye, ikiri muri Bibiliya nicyo cyanjye. Ngiye kuvuga ngo yari afite undi mugore se, ubwo urumva ntarabangiye kubeshya abantu b'Imana. So Yesu rero tukabona ko izina rindi yari afite ari Kristo, ariko bakatubwira ko iri zina Kristo atari ukuvuga ko yari afite amazina abiri Yesu Kristo, ahubwo ko yose yarahuriye hamwe. Kristo bisobanura wasigiwe kugira ngo aze acungure inyoko muntu. Tukabona kandi ko Yesu atavutse ku itariki ya 25 nk'uko benshi babyizera, ko ahubwo ari itariki impimbano, kuko kugeza n'uyu munsi nta tariki Yesu yavukiyeho izwi ku buryo abantu bavuga ngo bagiye guhishimira ngo bayizihiza. Yesu kandi yavutse kuri Mariya wari isugi, ibyo nabyo ntibisanzwe. Matayo ndetse na Luka tukabona ko ari bo bagiye bandika byinshi cyane kubivuga ku mibereho ya Yesu, nyamara si bo bonyine babyanditseho. Hari Matayo, hari Luka, hari Mariko ndetse na Yohana. Mu ivanjiri y'aba batatu, ubutumwa bwiza bwa Yesu nk'uko bwanditswe na Matayo, Mariko, Luka na Yohana, niho usanga ibya Yesu ari hano ku isi ku buryo bwagutse. Tukabona kandi ko umuryango wa Yesu wagaragajwe tukinjira muri Matayo. Mu gice cya mbere duhita tubona inkomoko ya Yesu yose uko byatangiye kugenda bikagera kuri Aburahamu. Biragenda bikagera kuri Aburahamu. Aburahamu wari warasezeraniwe ko azaba sekuruza w'amahanga yose. Hanyuma kandi tukabona n'uburyo Yesu Kristo yaje hano mu isi, nyamara ko tukabona n'ibyo abavandimwe bengira ngo twarabibonye ejo abo twari turi kumwe. Tukabona kandi n'uburyo izina Bethlehem Yesu yavukiye bisobanura ngo house of bread, ngo ni inzu y'umutsima. Ariko tukabona Yesu we ubwe muri Yohana 6:35 avuga ko Yesu avuga ko we ari umutsima w'ubugingo. House of bread ni inzu y'umutsima cyangwa se umugati. Yesu we yarangiza akavuga rero ngo ni umutsima w'ubugingo. Tukabona ko Yesu yakuze akora umurimo w'ububaji, afasha se, umurimo wari woroheje ariko yawukoranaga ubwitange rwose. Hanyuma tukabona Yesu avuga iby'ubutumwa cyangwa se iby'inkuru y'iby'iyobokamana, abiganira n'abafarisayo, akabaganiriza akabemeza, nabo bakavuga ariko aka kana bite byako mwuka byarama, nabo ubwabo bakumirwa. Yesu rero tukabona ko ari mu isi, ntabwo yigeze agira isura idasanzwe ngo nk'igitangaza. Oya, yari umuntu ugaragara nk'uworoheje, ariko kandi mu by'ukuri utari woroheje, kubera ko yaje aturutse mu ijuru kandi afite misiyo ikomeye cyane yo gucungura umuntu. Yesu yagaragaraga nk'usanzwe, nyamara mu by'ukuri ntabwo yari asanzwe. Tukabona ko Yesu yatangiye umurimo w'ivugabutumwa mu buryo bwagutse afite imyaka yegera 30, ndetse nk'uko kandi byari byaranditswe na kera mu mategeko ya Mose mu kubara igice cya 3 igice cya 4:3 ko n'ubundi nta muntu washoboraga gukora ivugabutumwa muri ubwo buryo bwagutse ataragira imyaka 30. Akaba ari cyo Yesu yari yararindiriye nk'uko n'ubundi byanditswe byabivugaga. Maze rero tukabona ko muri Luka igice cya 3:23 tukabona ko Yesu aribwo yakikinze off, yatangiye umurimo we mu buryo bwagutse. Tukabona ko igitangaza cya Yesu cya mbere yakoze ari cyo guhindura amazi divayi mu bukwe bw'Ikana. Yesu kandi tukabona ko yavugaga indimi nyinshi zirimo Icyaromaya, Ikigiriki ndetse n'Igiheburayo. Ibyo ngibyo abo twari kumwe ejo twarabirebye tubona na references. Tukabona kandi ko Yesu hari yagiraga ibihe byihariye byo kujya gusenga wenyine mu rwego rwo kugira ngo amere ngo to recharge. Jesus needed solitude to pray and recharge. Yakeneraga igihe cyo kuba wenyine kugira ngo asenge ndetse yongere yuzure imbaraga, kuko umurimo yari afite wari ukomeye cyane wo gucungura umuntu
cyane ko icyaha cyari cyaracinyije isi, Satani asa n'uwigaruriye isi. Byasabaga rero Yesu imbaraga nyinshi kugira ngo umuntu acungurwe. Iyo bitaba ibyo gucungurwa byari gupfubirizwamo, Satani nicyo yararekereje kugira ngo agikore. Tukabona Yesu ko kandi yagaburiye abantu 5,000, abagabo utabarema abagore n'abana, ndetse yabagaburira ifi. Tukabona ko yabagaburiye ifi. Hano rero bakavuga ngo Jesus was not vegetarian, yari ifi yaranayigabuye. Turaza kubona n'ahandi nanone yakoresheje ifi. Yesu mu nyigisho yakoreshaga kandi yakoreshaga imigani. Yesu yakoreshaga imigani, byose ngo akaba yarabikoraga kugira ngo ubutumwa bwe burusheho kumvikana neza cyane kurushaho. Ngicyo icya 20 twagarukiye ku munsi w'ejo, maze inyemerere noneho dukomereze no ku bindi bikurikiraho. Yesu yagiraga amarangamutima nk'uko n'abantu bayagira, ariko akagira uburyo ayagenzura. Abantu benshi rero bamwe bakavuga ko Yesu yagiraga amarangamutima, bamwe bakavuga ko wenda byabaga ari nko kwiyerurutsa, ariko ubutumwa bwiza bukatwereka ko Yesu yagiraga amarangamutima, maze kandi akanayagaragaza mu gihe bikwiriye. Tubona aho yaje agahirika ibintu byacuruzwaga mu rusengero, bigaragaza ko atari yishimiye icyo kintu cyakorwaga. Matayo 21 ku murongo wa 12 ndetse kugera ku murongo wa 13 harabigaragaza neza ko atanejejwe n'icyo kintu. Yesu yirukana abaguriraga mu rusengero, nuko Yesu yinjira mu rusengero rw'Imana, yirukanamo abaruguriragamo bose, yubika ameza y'abavunjaga ifeza n'intebe z'abaguraga inuma, arabisunika rwose. Arababwira ati, byanditswe ngo inzu yanjye izitwa inzu yo gusengerwamo, ariko mwebwe mwayihinduye isenga ry'abambuzi. Yesu rero aha yagaragaje amarangamutima yo kutishimira ibyo bari gukora mu nzu y'Imana, kandi atari cyo yagenewe. Mbese twebwe inzu y'Imana tuyikoreramo iki? Tuyivugiramo iki? Ahari ntabwo twaba tujya tuvugiramo cyangwa dukoreramo ibyo itagenewe. Ibyo rero ntabwo byanezeza Yesu. Yesu kandi tukamubona arira. Luka 19 ku murongo waho wa 41, dore uko byagenze. Aho hantu yabambwe hari agashyamba, kandi muri ako gashyamba hari imva nshya. Ni muri Luka, ndebye muri Yohana. Luka igice cya 19 umurongo wa 41. Luka 19 umurongo wa 41 kugera ku murongo wa 44, dore amagambo ahanditse haragira ati, ageze hafi abona umurwa arawuririra ati, uyu munsi nawe uyumenya ibyaguhesha amahoro, ariko noneho bihishwa amaso yawe, kuko iminsi izaza ubwo abanzi bawe bazakugabaho uruzitiro, bazakugota, bazakurinda cyane impande zose, kandi bazagutsembana n'abana bawe batuye muri wowe, ntibazagusigira ibuye rigeretse ku rindi, kuko utamenye igihe wagenderemo. Aha ni Yesu aririra Yerusalemu kubera ko yari ikomeje kwinangira umutima. Ibi rero byateye Yesu kurira. Ikindi gihe nanone tubona Yesu arira ni muri Yohana igice cya 11 ku murongo waho wa 35. Aha naho Yesu ararira. Yesu yarizwaga n'iki? Yesu abonye Yesu ararira. Yesu ararira. Tubona Yesu arira aho tubona ni nyuma yuko yaramaze kuzura Lazaro, ndetse kandi n'ubundi akomeje kubona ko abantu batita ku cyamuzanye, aricyo cyari kimuzanye ari ugucungura umuntu. Arababaza ati, mbese mwamushyize he? Baramusubiza bati, data buja ngwino urebe. Yesu ararira. Aha ni igihe yaragiye kuzura Lazaro, turaza no kubibona, maze asanga yasinziriye cyane ko ngo yari inshuti ye. Ibyo rero byarijije Yesu. Yesu ararira, umurongo mugufi cyane. Hanyuma nanone kandi tukabona Yesu ari mu isi ko yagiye agaragaza impuhwe ku buryo budasanzwe, ndetse natwe akaba duhamagarira kugira ngo tugire impuhwe mu buryo budasanzwe, dufuhire umurimo w'Imana, ndetse kandi turizwe n'ibibi bibera muri iyi si. N'amarangamutima yo kurira bitewe n'icyabaye kibabaje, dushobora kurira. Mu yandi magambo rero, kurira ntabwo ari icyaha, ahubwo kurira cyaba ari ikibazo kibiteye. Ubwo rero amarira y'abagabo ngo atemba ajya mu nda, ariko hari sinzi niba ariko bigomba kugenda, kuko Yesu we yararize amarira aragaragara. Ubwo rero n'abandikaga icyo gihe barabyandika. Yagaragaje urukundo muri Matayo 9:36 kugera 38. Dore icyo hatubwira.
abonye abantu uko ari benshi arabababarira kuko bari barushye cyane basandaye nk'intama zitagira umwungeri, maze abwira abigishwa bati ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake, nuko rero mwinginge nyiri ibisarurwa yohereze abasaruzi mu bisarurwa. Yesu yarebaga uburyo abantu bakomeje kwijandika mu byaha, kandi akabona n'uburyo abantu bafite inyota yo kumenya ijambo ryari ryaramuzanye. Bamwe na bamwe birumvikana, ibyo rero biramuriza kubera ko yabonaga ko abasaruzi bakenewe ni benshi cyane ndetse barenze ibisarurwa. Ubwo byatuma twibaza uyu munsi ngo bihagaze gute? Mbese abasaruzi barahagije, hanyuma ibisarurwa bikaba bike? Ibisarurwa ni byinshi, abasaruzi ni bakeya. Ubwo turongera tubyibaze natwe aho dutuye naho tubarizwa, turebe tutese umurimo wageze ku ntego yawo. Muri Matayo kandi 21:12 tuhabona n'ubundi Yesu yirukana baguriraga mu rusengero. Turi kubibona kubyo nabyo ntabwo yabigaragajemo amarangamutima. Ndetse kandi tunarebe no muri Luka igice cya mbere, Luka mu gice cyaho cya mbere ku murongo waho wa 41, Yesu ubwo yagaragazaga amarangamutima ateye muri ubu buryo. Maze Elizabeth yumvise indamutso ya Mariya, umwana asimbukira mu nda ye. Elizabeth yuzuzwa umwuka wera, yewe akiri no mu nda. Yesu akiri no mu nda, ubwo Elizabeth yasuhuzanyaga na Mariya, ngo umwana ngo yasimbagurikiye mu nda. Elizabeth yuzuzwa umwuka wera. Urumva ko Yesu yari igitangaza akiri no mu nda, ataranavuka. Yesu yari yaratangiye inshingano ikomeye cyane. Tukabona kandi Yesu yamaze iminsi 40 atarya atanywa. Tukabona ko muri Bibiliya abantu batatu gusa nibo babashije kumara iminsi 40 batarya batanywa. Aba ni bande? Tubona Mose, tubona Eliya, ndetse tukabona na Yesu. Mose, Eliya na Yesu. Ibi rero muvandimwe, niyo mpamvu njya nkubwira kenshi, hari abantu bavuga ngo basoma Bibiliya ngo ariko ngo ngesoma isezerano ngo rishya gusa, ngo rya kera sindi soma. Ese ubwo utamenye uburyo Mose byamugendekeye, ntumenye uburyo Eliya byamugendekeye, ntumenye Yesu ubwo byamugendekeye, wavuga ngo ubundi nguziki? Ibintu urimo ni ibintu biraho uri byo kujabagurika gusa, ntabyo uzi. Ibi rero ngo byari bitewe nuko dukurikije uko abantu bavuga ibijyanye no gusonza ndetse n'inzara. Ubundi ngo inzara ngo yabo ngaba batatu bose ngo yagiye itangira kubarya cyane ku buryo bukomeye ku munsi wa 35 kugera ku munsi wa 40. Icyo gihe rero Yesu igihe yarari kwigiriza muri icyo gihe ngo ni nabwo ngo yarari mu butayu, maze Satani aramugerageza amusanze mu butayu nkuko tubibona muri Matayo igice cya 4 umurongo wa 1 kugera ku murongo wa 11. Aha rero tukanahabona n'ibintu turasa nabaza gutindaho nanone muri uko kugeragezwa kwe, ari nacyo tugiye guhita tugeraho, uburyo Yesu yifashishije ibyanditswe byera bivuye mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri mu kugaragaza cyangwa se mu gusubiza Satani amutsindishije. Handitswe ngo, ngaho rero ibaze nawe iyi ntambara ikomeye ubwo Satani yagabaga igitero gikomeye cyane kuri Yesu, maze noneho mu bisubizo yatanze akagenda yifashisha igitabo cyo gutegeka kwa kabiri. Ariko umuntu yaragiza ngo ngiye ngo nemera ngo isezerano rya rishya gusa, ngo irya kera sindyemera. None zuri kwemera irya rishya utazi nuko ibintu byatangiye, uri kujabagurika, nta nubwo uzigera uryoherwa na Bibiliya, ndetse n'agakiza kawe karajabaguritse nkuko nawe bisoma ubijabaguritse. Igihe rero Satani yageragezaga Yesu ari mu butayu, yagiye amusubiza amagambo yakuye mu byanditswe byera biboneka mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri. Yesu ageragezwa na Satani, maze Yesu ajyanwa n'umwuka mu butayu kugeragezwa n'umwanzi, amaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya, abona gusonza. Ubwo ndi muri Matayo 4, umushukanyi aramwegera aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana bwira aya mabuye ahinduka imitsiba. Aramusubiza ati, handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Maze umwanzi amujyana ku murwa wera, amuhagarika ku gasongero k'urusengero, aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana ijugunye hasi, kuko handitswe ngo izagutegekera abamarayika bayo bakuramire mu maboko yabo ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Yesu aramusubiza ati, kandi handitswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe.
umwanzi arongera amujyana mu mpinga y'umusozi muremure cyane, amwereka ubwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabwo, aramubwira ati biriya byose ndabiguha nupfuka mukandamya. Yesu aramubwira ati genda Satani, kuko wanditswe ngo ramye Uwiteka Imana yawe aba ariyo ukorera yonyine. Umwanzi ahera ko aramureka, maze haza abamarayika baramukorera. Aha rero tubona Satani ari kugerageza Yesu, maze Yesu akamutsindisha handitswe ngo. Byagenze gute? Aha rero tukabona ko Satani yaje nyine ngo akamujyana mu butayu, maze agira ngo amugeragereshe ibyo kurya ku mutsima. Yesu yamusubirishije icyanditswe mu gutegeka kwa kabiri igice cyaho cya 8, gutegeka kwa kabiri igice cya 8 ku murongo waho wa 3, nicyo cya mbere yamusubirishije. Dore hari amagambo avuga ngo nuko gutegeka kwa kabiri igice cya 8 umurongo wa 3, nuko yagucishije bugufi ikundira ko wicwa n'inzara, ikugaburira manu wari utazi na basekuruza banyu batigeze kumenya, kugira ngo ikumenyeshe yuko umuntu adatungwa n'umutsima gusa. Yesu yaramubwiye ati ntabwo umuntu atungwa n'umutsima gusa, we toka Shitani. Yesu yamusubirishije ibyanditswe muri kino gitabo cyo gutegeka kwa kabiri igice cya 8 umurongo wa 3. Ntabwo umuntu atungwa n'umutsima gusa, ahubwo umuntu atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Muri Matayo 4:4 niho yamusubirishije, aramusubiza ati yanditswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Yesu abakotinze mu gutegeka kwa kabiri. Hanyuma ku nshuro ya kabiri Satani aragenda amwereka ubwiza bw'urusengero, ndetse kandi amubwira ko Imana itakemera ko agusha ikirenge cye hasi. Maze Yesu n'ubundi arongera akora mu cyanditswe, yifashisha icyanditswe n'ubundi kiri mu gutegeka kwa kabiri mu gice cya 6 umurongo waho wa 16, aramusubiza amutsindisha handitswe ngo ntimukagerageze Uwiteka Imana yanyu nk'uko mwayigerageje imasa. N'ubundi Yesu amusubirisha ibyanditswe muri gutegeka kwa kabiri. Hanyuma kandi nanone Satani ntiyashirwa, aramujyana n'ubundi ngo amwereke ubwiza bw'umujyi, amwereke ubwiza bw'umurwa, aravuga ati nupfuka mukandamya ndaguhe ibyo byose. N'ubundi Yesu aravuga ati ndakomeza kugutsindisha handitswe ngo. Maze areba hano n'ubundi mu gutegeka kwa kabiri igice cya 6 ku murongo waho wa 13, ayamubwiye ati ubaho Uwiteka Imana yawe aba ari ukorera, izina ryayo aba ari ryo urahira gusa. Ubaho Uwiteka Imana yawe gusa. Yesu nukubwira ati we sinakubaha my foe, my enemy. Ntago bishoboka. Wowe uri umwanzi wanjye, sinakubaha, ahubwo nkwiriye kubaha Imana yonyine. So iki gitabo cyo gutegeka kwa kabiri ni igitabo ukwiriye gusoma, ndetse kandi n'ibindi bitabo byose byo mu isezerano rya kera utagize icyo wirengagiza ngo uvuge ngo ni ibya kera, twe ntago bitureba. Iyo tureba ntabwo Yesu nawe yari kubikoresha mu nyigisho zitandukanye yagiye akoresha hano ku isi. Hanyuma kandi Yesu tukamubona ko yagiye ubwe yagiye agaragaza Imana nka data. Imana nka data mu masengesho ye. Mu masengesho yose Yesu yagiye yerekana, yagaragaje ku buryo butsindagiye bwimbitse umushyikirano cyangwa se isano ikomeye yari afitanye n'Imana. Igihe rero yavugishaga Imana, yakundaga gukoresha ijambo ryitwa ngo Abba. Mu yandi magambo bisobanurira ngo data. Hanyuma rero ngo tukabona hano urugero baduha ngo nuko bakuraho icyo gitare, nuko Yesu areba hejuru aravuga ati data, ndagushimira ko unyumva, ndagushimira ko ndabizi kandi ko uhora unyumva, ariko kandi ndabikora kugira ngo mpagarara aha ngaha kugira ngo abantu bizere ko ari wowe wantumye. Ibi Yesu yabivuze ryari, yabikoresheje ryari, aho yagiye yita Imana ko ari data. Reka turebe muri Yohana 11, Yohana 11 ku murongo waho wa 41, Yohana 11 ku murongo wa 41 kugera ku murongo wa 43, hari amagambo avuga ngo
nuko bakuraho igitare. Yesu arararama aravuga ati data ndagushimiye yuko unyumvise, ubwanjye narinzi yuko unyumva iteka, ariko mbivugiye kubw'abantu bangose ngo bizere yuko ari wowe wantumye. Data, Yesu yitaga Imana data. Amaze kuvuga ibyo arangurura ijwi rirenga ati Lazaro sohoka. Igihe yaragiye kuzura Lazaro yise Imana data, maze Lazaro arasohoka. Lazarus come out, Lazarus come out. Rero bigakomeza aho nanone ngo yubitse umutwe ngo maze arasenga aravuga ati data niba bishoboka iki gikombe kindenge, ariko kandi ntibibe uko mbishaka ahubwo bibe uko wowe ubishaka. Ntibibe uko mbishaka bibe uko wowe ubishaka. N'ubundi yakoresheje ijambo data. Abi tubibona muri Matayo 26 ku murongo wa 39. Nibibe uko mbishaka bibe uko ubishaka. Ni igihe yari yegereje igihe cyo kubambwa, yongeye kwita se data. Imana rero ni data wa twese. Niyo tugiye mu isengesho Yesu Kristo yigishije abigishwa be kujya basenga, avuze ati data wa twese uri mu ijuru. Ni data wa twese. Ntihazagira umuntu ushaka kuba yavuga ko agiye kwibonekeza ku Mana kurenza abandi. Twese ni data wa twese. Nubwo bamwe bafite imyizerere ikocamye, ariko ushobora gusanga bizerera data muri ubwo buryo bukocamye, kandi Imana izabazana nkuko nayo ubwayo yabisezeranyije. Ariko nawe niba wumva uri mu bikocamye bizi bivemo, reka kwinangira umutima ngo uvuge ngo Imana izanzana ntaho izazana akagozi ngo gushyiremo nk'ukurura ihene ngo gutwara. Yesu nanone akavuga ati data bababarire kuko ntabwo bazi icyo bakora. Ntabwo bazi icyo bakora. Nuko bafata imyenda ye bayigabangana. Turebye muri Luka mu gice cyaho cya 23, Luka 23 ku murongo wa 34. Luka 23 chapter 23 verse 34 hari amagambo abigaragaza uburyo Yesu yavuze ati bababarire. N'igihe bari bagiye kumubamba, tekereza nawe ukuntu Yesu yari umunyempuhwe ubwo asabira imbabazi n'abari bagiye kumubamba. Niba twe tudasabira imbabazi n'abatugiriye nabi mu buryo bworoheje, mbese ahari tushobora kuba twasabira imbabazi abagiye kutubamba. Yesu aravuga ati data bababarire kuko batazi icyo bakora. Bagabana imyenda ye barayifindira. Luka 23 murongo wa 24. Yesu kandi witaga Imana data nkuko tubibonye hano mu bihe bitatu. Yesu nanone kandi nawe ubwe yahamyaga ko ari Imana. Kuva mu ntangiriro abakristo benshi twemera ko Yesu ari Imana, ariko bamwe bakabyemera ko ari mu mubiri. Yesu rero yigeze ahamya ko ari Imana. Yego, byagenze gute? Yesu yavuze ko ari Imana igihe yavuganaga na Mose ari mu gihuru cyaka kidashya. Dore cyankundira Bibiliya. Sasa rero urumva turi mu isezerano rishya, ariko twahise tugenda tujya mu Kuva mu gice cyaho cya 3 ku murongo waho wa 14. Yesu avugisha Mose mu gihuru cyaka kidashya. Exodus chapter 3 verse 14. Kuva gice cya 3 murongo wa 14 aravuga ngo Imana isubiza Mose iti ndiho ndiwe, kandi aba ariko uzabwira Abisirayeli uti ndiho yabantumyeho. Uyu ni Yesu waganiraga na Mose muri ya shusho y'igihuru cyaka kidashya, ari Imana ari Yesu. Bamwe rero arigiye bita bibavanga, ariko niwemera Mwuka Wera azabikuvangurira ahubwo byumve neza kandi usange biraryoshye. Hanyuma nanone kandi tukabubona avuga ati nukuri ndababwira ko. Yesu arabasubiza mbere yuko Aburahamu abaho nge nari ndiho. Mbere ya Aburahamu nari ndiho. Yohana 8 Yesu yarabivuze. Yohana 8 ku murongo waho wa 58. Reka turebe icyo yavugiye hano. Avuga ati na mbere yuko Aburahamu abaho ngewe nari impare. Byari bigenze gute? Dore uko byari bigenze. Naho Yesu yari abana ba Aburahamu nyakuri avuga baribo. Yaraje arabivuga maze ku murongo wa 58
aravuga Yesu arababwira ati ni ukuri ndababwira yuko Aburahamu ataravuka ndiho, ndi Imana. Ntabwo Yesu rero yari umuntu uje ako kanya ngo iki oye, n'ibyaremwe byose byaremwe nawe. Yesu ni Imana Data, Imana Mwana, Imana Mwuka Wera, bibumbiye mu butatu butagatifu. Ho taza ngo gende ngo cangure ngo kimwe tereka ari ikindi tereka harinda. Hanyuma kandi nanone tukabona nanone muri Yohana igice cya 5 ku murongo waho wa 18, aho Yesu ahamya ko we ubwe ari Imana. Dore hano icyo hatubwira, nicyo cyatumye abayuda barushaho gushaka kumwica, kuko uretse kuzirura isabato gusa, ahubwo ahora yita n'Imana ko ari se bwite, akigereranya nayo, akita Imana ko ari se, kandi arangiza akanavuga ko nawe ari Imana. Abayuda icyo ngicyo nacyo bakirize Yesu, ariko barabasubiza ati Data arakora kugeza n'ubu nanjye ndakora. Yesu yari afite ibisubizo rero nyine byaryaga abanyabyaha. Yesu rero we ubwe anigaragaza nk'Imana. Noneho rero turakomeje tugeza ku 26. Yesu yarasengwaga nk'Imana. Ntabwo rero Yesu yavuze ko Data ise ari Data cyangwa nawe avuge ko ari Imana, ahubwo ngo abigishwa be nabo bamusengaga nk'Imana. Ngo nuko abari bari mu bwato baravuga bati ni ukuri koko uri umwana w'Imana. Barapfukamye baramusengera. Muri Matayo 14 baramusenga. Matayo 14 ku murongo wa 33, aho tubona inkuru y'abantu bigishwa bari kumwe na Yesu bari mu bwato, ubwato bwenda kubaroha bikomeye cyane, umuhengeri ubazengereje, maze Yesu araza acubya umuhengeri uratuza. Baravuga bati uzi ko yari umwana w'Imana. Reka dusome icyo hatubwira. Bundi hatangira avuga ngo Yesu agendesha amaguru hejuru y'amazi. Ku murongo wa 33 abari mu bwato baramupfukamira baramubwira bati ni ukuri uri umwana w'Imana. Nuko bamaze gufata hakurya bagera imusozi mu gihugu cy'Genesareti. Ariko kandi ngo yari yuzuye ibyishimo, nuko ngo arasohoka ajya kubwira intumwa ako kanya, maze Yesu arahabasanga arabasuhuza. Aravuga ati nimuze. Nuko bageze imbere ye ngo baramupfukamira baramusenga. Matayo 28 umurongo wa 8 kugera ku wa 9. Bigishwa baramusenze igihe yazukaga ndetse abiyeretse. Hanyuma nanone ngo avugana na Tomasi aramubwira ati ngaho fata ibiganza byawe ubishyire mu biganza byanjye, n'amaboko yawe uyashyire mu maboko yanjye, hanyuma urebe ureke gushidikanya. Tomasi aravuga ati mwami wanjye mana yanjye, mwami wanjye mana yanjye. Yesu rero abigishwa be n'abamwemeraga baramusengaga. Dore Yohana igice cyaho cya 20 ku murongo wa 27 n'umurongo wa 28. Mbagira ngo nsome umuntu murangire ufite gushidikanya n'abagende yisomere. Ntabwo ndi kuvuga ari ibyo ndi kuvana mu mutwe wanjye, ni ibyanditswe byera. Maze abwira Tom ati zana hano urutoki rwawe urebe ibiganza byanjye, kandi uzane n'ikiganza cyawe ugikire mu rubavu rwanjye. Agiye mwerekaga bamuteye icumu, kandi we kuba utizera ahubwo ubu wizeye. We kuba utizera ahubwo ubu wizeye. Tom aramusubiza ati mwami wanjye kandi mana yanjye. Yes, icyo nacyo ngira ngo ubwo kirumvikana, ibindi byinshi wakomeza ukabisoma. Hanyuma tukabona ko Yesu yazuye abantu 3 abakura mu bapfuye. Ntabwo byoroshye kuvuga ku bitangaza Yesu yagiye akora, ariko noneho byagera ko aho yazuye abapfuye, aho ubutumwa bwiza rero bugenda bugaragaza ko inshuro 3 akiriho yazuye abapfuye. Byabaye hehe? Byanditswe hehe? Luka, reka turebe muri Luka igice cya 7 ku murongo wa 11 ukomeza aho ngaho. Luka igice cya 7 ku murongo wa 11 kugera ku murongo wa 17 tuhareba umuntu Yesu yazuye. Aravuga ngo
iyo nkuru y'ibyo yakoze yamamara Yudaya hose no mu gihugu cyose gihereranye naho. Aha rero ni Yesu azura umwana w'umupfakazi. Yesu azura umwana w'umupfakazi. Ijye muri Luka 7 uhere kuri 11 ugenda ugere kuri 17 bucyajya mu mudugudu witwa Nayini, abigishwa be n'abantu benshi bajyana nawe. Ageze hafi y'irembo ry'umudugudu ahura n'abikoreye ikiriba wari wapfuye, yari umwana w'ikinege kandi nyina yari umupfakazi. Abantu benshi bo muri uwo mudugudu bari bamuherekeje. Umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi, aramubwira ati wirira. Yegera ikiriba agikoraho, abakikoreye barahagarara ati muhungu ndagutegetse byuka. Warapfuye arabaduka atangira kuvuga. Yesu amusubiza nyina, bose baterwa n'ubwoba bahimbaza Imana bati umuhanuzi ukomeye abonetse muri twe, kandi bati Imana igendereye ubwoko bwayo. Iyo nkuru y'ibyo yakoze yamamara Yudaya hose no mu gihugu cyose gihereranye naho. Iyo nkuru iramamara. Yazuye akagahungu k'Inayini. Hangaha noneho n'uwa mbere. Hanyuma n'ubundi tukiri muri Luka tukajya mu gice cyaho cya 8 ku murongo wa 52 kugera ku murongo wa 56 n'ubundi tuhabona Yesu umuntu yazuye. Dore haravuga ngo wasanga bose barira bamuborogera, arababwira ati mwirira ntapfuye ahubwo arasinziriye. Baramuseka cyane kuko bari bazi yuko yapfuye. Amufata ukuboko avuga cyane ati mukobwa byuka. Umwuka uragaruka, uwo mwanya arahaguruka. Yesu abategeka ko bamufungurira. Ababyeyi be baratangara cyane, ariko arabihanangiriza ngo batagira uwo babwira ibyabaye. Yesu yajyaga akora ibintu akavuga ati ntimubivuga ukagira ngo ahubwo arababwiye ati mubivuge. Aha ni igihe Yesu akiza umugore azura umwana wa Yayiro. Azura umwana wa Yayiro. Hanyuma tukajya no muri Yohana igice cya 11 twanaharebyeho gatoya aho Yesu nanone yazuye Lazaro. Aba ni abantu Yesu yazuye akiri muri misiyo ye mu isi. Ariko burya tukabona ko hari n'abandi bantu yazukanye nabo mu musogongero w'umuzuko. Yesu igihe yazukaga hari ngo ibituro byakingutse, abantu bazukanye nawe tunabonamo na Yohana uriya waciwe igihanga. Ariko bundi dusoma Bibiliya cyatuyisoma tutaragurika. Ibyo byose biranditswe, ntabwo ari inkuru z'impimbano. Kandi niba kiri muri Bibiliya ni icyanjye, niba kitari muri Bibiliya icyo ntabwo ari icyanjye. Hariho umuntu wari urwaye witwaga Lazaro w'i Betaniya, ikirorero kiwabo wa Mariya na Marita mwene se. Mariya uwo niwe wasize umwami Yesu, umwami Yesu amavuta ku birenge akabihanaguza umusatsi we. Musaza w'uwo ni Lazaro wa wundi wari urwaye. Nuko bashikibe batuma kuri Yesu bati databuja uwo ukunda ararwaye. Bari bazi ko ari inshuti ya Yesu. Yesu abyumvise aravuga ati iyo ndwara si yo kumwica, ahubwo niyo guhimbarisha Imana no gutuma umwana w'Imana himbazwa. Yesu yakundaga Marita na mwene se na Lazaro. Nuko yumvise ko arwaye asibira kabira aho yarari. Maze iyo minsi ishize abwira abigishwa bati dusubire Yudaya. Abigishwa baramubaza bati mwigisha, amambere abayuda bashatse kuhaguterera amabuye none usubiyeyo? Yesu arabasubiza ati mbega umunsi ntugira amasaha 12? Ugenda ku manywa ntasitara kuko haba habona, ariko ugenda nijoro arasitara kuko haba hatabona. Yesu avuga ko hano umunsi gira amasaha 12. Bamwe hari igihe bahita babyitiranya ngo umunsi ngo ni igice cy'igiki. Urumva yavuze umunsi mu buryo bw'amanywa. Umunsi mu buryo bw'amanywa, ariko ugenda nijoro arasitara. Urumva nijoro arivuzeho kuko haba hatabona. Uvuze aricyo ahera ko arababwira ati inshuti yacu Lazaro irasinzira, ariko ngiye kumukangura. Abigishwa baramubwira bati databuja niba asinziriye azakira. Nyamara Yesu yavugaga iby'urupfu rwa Lazaro, ariko bo batekereza yuko avuze gusinzira by'ibitotsi bisanzwe. Yesu niko kuberurira ati Lazaro yarapfuye, nanjye nezerewe ku bwanyu kuko ntari impari kugira ngo noneho mwizere, nimuze tujye aho ari. Tomu witwaga Didumo abwira abigishwa be bagenzi be ati natwe tugende dupfane nawe. Yesu ubwo avuga ati tugende niba mwica natwe batwice nta kundi. Yesu agezeyo asanga Lazaro amaze iminsi 4 mu gituro. I Betaniya hari bugufi bw'i Yerusalemu nka stadio 15. Nuko abayuda benshi bari baje kwa Marita na Mariya kubahumuriza kuko musaza wabo yari yapfuye. Marita yumvise ko Yesu aje
ajya kumusanganira, ariko Mariya asigara yicaye mu nzu. Marita abwira Yesu ati, databuje, yaba wari hano musaza wanjye ntaba yarapfuye, kandi n'ubu nzi yuko ibyo usabye Imana byose Imana izabiguha. Yesu aramubwira ati, musaza wawe azazuka. Marita aramubwira ati, nzi yuko azazuka mu muzuko wo ku munsi w'imperuka. Yesu aramubwira ati, nijye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho, kandi umuntu wese ukiriho unyizera ntazapfa iteka ryose. Mbese wizeye ibyo? Aramusubiza ati, ye databuja, nizeye yuko uri Kristo umwana w'Imana ukwiriye kuza mu isi. Amaze kuvuga ibyo aragenda ahamagara mwene se Mariya rwihishwa, aramubwira ati, umwigisha yaje araguhamagara. Abyumvise ahaguruka vuba aramusanga. Icyakora Yesu yari atarasohora mu kirorero, ahubwo yari akiri aho Marita yamusanze. Tukabona ko rero Yesu yagiye akavuga ati, mukureho igitare. Nuko abwira Lazaro ati, Lazaro sohoka. Lazaro arazuka. Yesu yazuye nde? Yesu yazuye Lazaro. 28. Yesu mu nshingano yakoze ari hano mu isi muri ya myaka 3 n'igice ikomeye, nibwo yavuze ubutumwa ku buryo bwagutse. Mu butumwa bwiza bwa Yohana tubona ko Yesu yakoze Pasika, cyangwa bishimiye Pasika inshuro 3 ari mu murimo. Bishimiye Pasika inshuro 3 ari mu murimo, kandi buri Pasika bayikoraga buri mwaka. Nuko rero kandi tukabona ko tugiye muri Yohana 2:13, Yohana 2:13 hari amagambo agira ngo dusome. 2:13 hari amagambo agira ati, Pasika y'Abayuda yenda gusohora Yesu ajya i Yerusalemu. Ibi rero ni naho babishingira nyine bavuga imyaka yaba yaramaze ari hano mu isi. Hanyuma tukareba kandi Yohana igice cya 6 ku murongo waho wa 4, aho haravuga ati, ubwo Pasika iminsi mikuru y'Abayuda yendaga gusohora. Aha tukabona indi Pasika Yesu yaserebuye ari hano ku isi. Noneho tukaza kandi nanone tukareba, reka turebe muri Yohana, n'ubundi tukiri muri Yohana 11 ku murongo wa 55 kugera ku murongo wa 57 hari amagambo avuga atya, kuko Pasika y'Abayuda yendaga gusohora, benshi bava mu gihugu barazamuka bagiye Yerusalemu Pasika itarasohora ngo biyeze. Bashaka Yesu, babazanya bahagaze mu rusengero bati, mbese mutekereza mute ntazaza hano mu minsi mikuru? Ariko abatambyi bakuru n'abafarisayo bari bategetse yuko umuntu namenya aho ari abamenyesha bakamufata. Tukabona ko rero Yesu hari Pasika 3 yijihije, yaramaze kwinjira mu murimo muri ya myaka 3 n'igice. Yakozemo akazi gakomeye cyane, buryo ibintu byakoze muri iyo myaka 3 n'igice nizo nkuru zakomeje kwamamarana n'ubu turi kuvuga hano kuri radio Ijwi ry'Ibyiringiro. Iri vuga butumwa rero yakoze ryagize umumaro ukomeye cyane, n'uyu munsi niryo turi kurivuga, kandi ibyinshi ntago byanditswe kubivugwa kuri Yesu. Twabonye ko tugitangira ko iyo Yesu buri kantu kose yakoze byandikwa hano mu bitabo byose, ngo ibitabo byari kuzura ku isi ntibibone naho bikwirwa. Imagine muri iyo myaka 33 yakoze ibintu bikomeye cyane. Yesu rero yagiye hirya no hino, yagiye Yudeya, Yesu yabatijwe na Yohana, Yesu wamaze iminsi 40 atarya atanywa, Yesu atoranya intumwa ze, Yesu atangira kwigisha mu buryo bwagutse, kandi yagiye mu bice bitandukanye birimo za Kaperinaumu, ajyana n'umuryango we ndetse n'abigishwa be. Ibyo byose rero bikaza bivuga ku butumwa yakoze hano muri iyi si, kandi bwakoze akazi gakomeye cyane. Rero bigasoza tubona ko abantu bagiye bandika kuri ibi ngibi imyaka 3 n'igice, ariko yakoze ibintu byinshi cyane kugeza ubwo yadupfiraga ku musaraba. Hanyuma kandi tukabona inshuro Imana ngo yaje ikajya ivugisha Yesu mu buryo n'abantu bumvaga mu buryo busanzwe. Rumva Imana yajyaga iganira na Yesu mu buryo bwiherereye, Yesu akaganira n'Imana, ariko noneho hari inshuro 3 byabayeho mu buryo buri wazi, bose barabyumva, kandi Imana yagiraga ngo ihamye ko Yesu Kristo ari we yatumye, cyane ko bamwe batamwemeraga
ko ari we watumwe kugira ngo acungure umuntu. Reka duhere ahangaha ku mubatizo we. Matayo 3:16 ndetse kugera kuri 17 Yesu amaze kubatizwa uwo mwanya ava mu mazi, ijuru riramukingukira, abona umwuka w'Imana amanuka asa n'inuma amujyaho, maze ijwi rivugira mu ijuru riti ngo uyu mwana wanjye nkunda nkamwishimira. Aha no muri Luka igice cya 9 umurongo wa 35 harabyanditse. Ahangaha ni ahambere. Ahangaha ni ahakangahe? Ahangaha ni ahambere. Hanyuma reka turebe no muri Matayo n'ubundi 17 ku murongo waho wa 5 n'uwa 6. Matayo 17 umurongo wa 5 n'uwa 6. Akibivuga igicu kirabakingiriza, ijwi rikivugiramo riti ngo uyu mwana wanjye nkunda nkamwishimira mu mwumvire. Aha ni Yesu ahinduka ishusho irabagirana. Aha naho ijwi ryavugiye mu ijuru, abantu bararyumva, abari aho bararyumva, bararyiyumvira. Imana ahangaho yavugishije Yesu mu buryo bwumvikana n'abandi bantu barabyumva. Hanyuma tukabona kandi nanone muri Yohana mu gice cyaho, Yohana igice cyaho cya 12 umurongo wa 27, 12:27 kugera 29, aho n'ubundi ijwi ryavugiye mu ijuru rivuga Yesu ubwo yaragiye kubambwa. Abari aho barabyumvise. Dore icyo havuga: none umutima wanjye urahagaze kandi navuga iki? Nti data nzi yuko Yohana 12:27 avuga ati data ubahiriza izina ryawe, nuko ijwi rivugira mu ijuru riti ndaryubahirije kandi nzongera kuryubahiriza. Ugeze ku murongo wa 28 harabigaragaza neza: none umutima wanjye urahagaze kandi navuga iki? Nti data nkiza undokora iki gihe kandi ari byo byanzanye ngo nkigeremo. Data ubahiriza izina ryawe, nuko ijwi rivugira mu ijuru riti ndaryubahirije kandi nzongera kuryubahiriza. Abantu bahagaze aho babyumvise baravuga bati ni inkuba, abandi bati ni marayika uvuganye nawe. Bamwe baracanganyikirwa bati niko siyo ni inkuba ni igiki? Bati inkuba ikoze ku butaka. Yesu rero ubwe yarivugiye ati ijwi ryawe ryumvikana kandi byose kugira ngo biheshe icyubahiro izina ryawe. Reka turebe n'ubundi muri Yohana igice cya 12 ku murongo waho wa 30 Yesu arasubiza ati iryo jwi ntirije ku bwanjye, rije ku bwanyu. Yesu yahise ababwira ati ijwi rero rije riragira ngo namwe ribemeze, n'abafite gushidikanya namwe mukwiriye kwemera ko natumwe n'Imana kugira ngo mbagezeho ubutumwa budasanzwe. Hanyuma mu bitangaza Yesu yagiye akora ndetse byanditswe bigera muri 40 bigaragara muri Bibiliya, hari igitangaza cyanditswe muri ano mavanjirane yose, igitangaza cy'uburyo Yesu yagaburiye abantu 5,000. Matayo yarabyanditse mu gice cya 14 umurongo wa 13 kugera kwa 21. Mariko arabyandika mu gice cya 6 umurongo wa 31 kugera ku murongo wa 44. Luka arabyandika igice cya 9 umurongo wa 12 kugera kwa 17. Na Yohana arabyandika igice cya 6 umurongo wa 1 kugera kwa 14. Ibindi bitangaza washobora gusanga wenda Matayo yaracyanditse na Luka akacyandika, cyangwa Matayo yaracyanditse na Yohana akacyandika, cyangwa Luka yaracyanditse na Mariko akacyandika. Ariko iki gitangaza cy'ukuntu Yesu yagaburiye abantu 5,000, abagabo gusa utabariyemo abagore n'abana, cyanditswe muri izi nkuru za Yesu zanditswe na Matayo, Mariko, Luka na Yohana. Niba ari uko harimo ibintu by'imirire, 5,000 akoresheje ibintu bike cyane rwose yatanze kugira ngo agaburire abantu. Aba bose bagize gute? Babyanditseho. Reka nsome umwe icyo yabyanditseho. Matayo 14, Matayo 14 ku murongo waho wa 13 kugera ku murongo wa 21. Ntago nsoma hose. Yesu abyumvise arahava agenda mu bwato ajya abantu bataba kwiherera. Abantu benshi babyumvise bava mu midugudu baramukurikira baciye ubutayu. Yomotse abona abantu benshi arabababarira, abakiriza abarwayi. Umunsi ukuza abigishwa baramwegera bati ahangaha ntihagira abantu, none umunsi urakuze, sezera abantu bajye mu birorero bihahira ibyo kurya. Yesu arabasubiza ati
nta kibajyanayo muba rimwe mu bagaburira. Baramusubiza bati ntacyo dufite hano keretse imitsima 5 n'ifi 2. Arababwira ati nimubizane hano. Ategeka abantu ko bicara mu byatsi, yenda iyo mitsima 5 n'izo fi 2, ararara areba mu ijuru, arabishimira, amanyagura iyo mitsima ayiha abigishwa be, abigishwa bayiha abantu, bararya bose barahaga, bateranya ubuvungukira bw'imitsima busigaye bwuzura intonga 12. Abantu 5,000 abariye ni nk'ibihumbi 5 abagore n'abana batabariwemo. Iyi nkuru rero yanditswe n'aba bose uko ari 4 bagiye bandika iby'inkuru ya Yesu. Icyo nacyo kirarangiye. Noneho Yesu yagambaniwe ku kiguzi cy'ibiceri 30 by'ifeza gusa. Ntago bundi bisanzwe kuba wakumva uburyo Yuda yemeye ibiceri 30 agakora amahano nkaya. Rero icyabiteye nta kindi suko ari uko Yuda atarayoboye ko ibyo biceri 30 nta gaciro bifite mu by'ukuri ku buryo atajyaga gukora ikintu kiremereye gutya, ahubwo nuko yari ari gukoreshwa na Satani. Yari ari gukoreshwa na Satani. Burya nawe uri gukoreshwa na Satani wakora ibintu nyuma arangiza ukavuga ati ibintu ninjye wabikoze. Cyane abantu bakavuga ati neze runaka akora ibyo bintu gute, ngo bamufashe ngo yiba ngo amafaranga ngo 5,000 kandi ari umukire bene mu rwego ruhambaye tuzi. Iyo wemeye gukoreshwa na Satani nyine ubwo nawe ntago biba byagucanze, ushobora gukora amahano abantu batigeze batekereza, nkuko kandi wemeye gukoreshwa n'Imana ubasha gukora ibintu bikomeye cyane. Satani yinjira muri Yuda witwaga Isikariyota, yari mu mubare wabo 12. Luka 22:3. So Satani rero Yuda ntabwo yari akiri kwikoresha, maze afata ibiceri 30 by'ifeza agambanira Yesu. Mu by'ukuri ntabwo ibyo bintu byari bihagije kuba bavuga bati yagambaniye Yesu, kandi birumvikana burya ari harimo agatubutse. Agiye umuntu akora icyaha akabangwa ngomva ngo nanjye ngo hari anahagwa. Iyo mvugo ntabwo urayumva se abantu bayivuga ngo nanjye hari yaho ngo nahagwa. Hanyuma rero tukabona ko ibi biceri 30 mu by'ukuri byari ikiguzi gitoya cyane, ariko nyine yari yemeye kuba igikoresho cya Satani. Zakariya mu gice cyaho cya 11, Zakariya mu gice cya 11 ku murongo wa 12 kugera ku wa 14 bakatubwira ko mu by'ukuri ibi biceri by'ifeza 30 byari umushahara w'umushumba waragiraga intama. Umushahara w'umushumba waragiraga intama. Zakariya 11:12 kugera 14. Ndababwira nti niba mureba ko ari byiza ni mu ibihembo byanjye, kandi niba atari byiza ni murorere. Nuko bangerera ibice by'ifeza 30 babimpa ibihembo. Uwiteka arambwira ati jugunyira umubumbyi yangirwa giciro banciriye. Nuko nenda bya bice by'ifeza 30 ndabijyana mbijugunya umubumbyi mu nzu y'Uwiteka. Bijugunyira umubumbyi mu nzu y'Uwiteka. Ku murongo wa 14, maze inkoni yanjye ya kabiri yitwa kunga nicamo kabiri kugira ngo nice ubuvandimwe bwa Yuda na Isirayeli. Hano b'Imana abantu bavuga ngo gusoma ngo itezerano rishya gusa, ubuzibi ngibi wabikurahe utagiye no mu isezerano rya kera ngo umenye ibyagiye bivugwa. Mu by'ukuri rero nyine ku kugambanirwa kwa Yesu nuko kwagenze. Umubi yiganje muri Yuda, maze nawe nyuma igihe yaje kubona ko ibintu yakoze ari amahano, yaje kureba aravuga ati ndetse ngo Yuda ngo byageze n'ubwo avuga ati nagambaniye umwana w'Imana. Igihe yabonaga ko Yesu bamufashe, yibwiraga ko bataramufata ngo bamushobore, abona baramujyanye, maze ngo agira kwicuza gukomeye, agira gahinda. Nuko ngo afata bya biceri 30 abisubiza by'ifeza, abisubiza babandi bari babimuhaye, aragenda arabibashyira. Bari nk'abakuru b'itorero icyo gihe, dore ko aribo bicishije Yesu. Aravuga ati nacumuye, nagambaniye amaraso atariho urubanza. Yuda rero nawe utekereze, nawe nyine yaje kubona ko ibintu yakoze atari byo. Ariko uzi ko Yesu Kristo, uzi ko Imana mu mpuhwe igira, uyu Yuda igihe yabonaga ko yakoze amahano nkaya, iyo yikubita imbere y'Imana akavuga ati mbabarira nahemutse nakosheje, Yesu yari kubambwa kandi Yuda akagira gute agakizwa. Ariko Yuda yagizemo amahitamo mabi,
nuko ngo aragenda ariyahura kuko ngo bari bamubwiye bati genda ibyo ngibyo birakureba twebwe ntabwo bitureba. Yesu rero uyu nguyu yaza kwihana yari kubabarirwa ariko yahisemo nabi maze ahitamo kwiyahura kandi abaragije urubanza rwe. N'uyu munsi n'amagingo naya umuntu wiyahuye nta rundi rubanza ategereje mu kugaruka kwa Yesu n'ukurimbuka. Urwo rubanza ruba ruciye. Burya abandi ushobora kuvuga uti nta wamenye uriya muntu nubwo ari umunyamabi ariko ashobora kuzazuka nyuma tukabona tutazi uburyo yaje kubabarirwa. Ashobora no kuba yarihannye ari gusamba apfa, birashoboka. Yuda rero ntabwo yigeze yihana ahubwo yahisemo kugira gute, yahisemo kwiyahura. Matayo 27 umurongo wa 3 kugera ku murongo wa 5. Yuda yiyahura maze Yuda wamugambani yabonye ko urubanza rutinze Yesu aricuza asubiza abatambyi bakuru n'abakuru bya bice by'ifeza 30 ati nakoze icyaha kuko nagambani amaraso atari urubanza. Ariko bo baramusubiza bati biramaze, ibyo ni ibyawe birakureba. Ifeza zijugunya mu rusengero arasohoka aragenda arimanika. Yuda yahisemo nabi, yaza kwihana yari kubabarirwa. Aha rero tukabona ko ahangaha ni by'agaciro ibyo nabyo kukwiriye kubimenya. Noneho tukabona kandi Mariya nyina wa Yesu yari ahari Yesu avuka kandi yari ahari na Yesu kugeza nubwo yapfaga. Igihe rero ngo Mariya na Yosefu bagendaga bakerekana Yesu mu rusengero bakamwereka umugabo witwaga Simiyoni, umusaza witwaga Simiyoni, Mwuka Wera yari yarasezeranyije Simiyoni ko atazapfa atabonye Mesiya. Maze araza, Mwuka Wera araza abwira Simiyoni. Simiyoni yamenye ko mu biganza bye uwo akikiye, uwo yakiriye ari Mesiya wasezeranywe. Maze amufata mu biganza ashimira Imana kuba imwemereye kugira ngo akikire uwazanye agakiza k'isi yose. Nuko avugisha Mariya aravuga ati uyu mwana yaje kugira ngo acungure umuntu, yaje kugira ngo abohore Isirayeli, kugira ngo kibe ikimenyetso cyuko imitima y'abantu benshi izahemburwa kandi inkota izacengera mu misokoro y'abantu bose. Reka mbivuge mbisoma mu rurimi rwanditswemo, arigiye nabivuga nabi burya arigiye umuntu asobanura ibintu rumva ibintu biri mu Cyongereza ariko ngenda mbishyira mu Kinyarwanda kugira ngo nyine tubiganiremo mu Kinyarwanda. Luka rero yabyanditse mu gice cyaho cya kabiri. Luka yabiganiriye mu gice cyaho cya kabiri, yabyanditse mu gice cyaho mu gice cya kabiri umurongo wa 34 kugera ku murongo wa 35 haragira hati ngo iby'abantu benshi batekereza mu mitima bizahishurwe kandi nawe inkota izagucumita mu mutima. Uhereye ku murongo wa 34 Simiyoni abaha impundu abwira nyina Mariya ati dore uyu washyiriweho kugira ngo benshi mu Bisirayeli bagwe benshi babyuke, bamwe bagwe abandi babyuke abe nk'ikimenyetso kigirwa impaka. Ngo iby'abantu benshi batekereza mu mitima bizahishurwe kandi nawe inkota izagucumita mu mutima. Simiyoni we yamenye ko yakiriye umwana w'Imana. Hanyuma kandi ibindi byagaragaye nk'ibya nyuma mu bivuga ku buhanuzi bwe, tubona ko Mariya yarebye Yesu Kristo ubwo yabambwaga. Dore muri Yohana yarabyanditse, Yohana yabyanditse mu gice cya 19, Yohana igice cya 19 ku murongo wa 26 ugera ku murongo wa 27. Nuko Yesu abonye nyina n'umwigishwa yakundaga ahagaze bugufi abwira nyina ati mubyeyi nguyu umwana wawe. Maze abwira uwo mwigishwa ati nguyu nyoko. Uhereye uwo mwanya uwo mwigishwa amujyana iwe. Rero Yesu abambwa, mama we Mariya yari ahari. Kandi Yesu apfa hashyizwe ikimenyetso ku musaraba we kigaragaza ko uyu nguyu atandukanye n'abandi, cyane ko turaje tubibone. Ntabwo muri buno bwami bw'Abaroma ntabwo kubambwa byari ibintu bidasanzwe, ntabwo byari ibintu bishyashya, ariko turaza kubona ikinyuranyo cyabyo cyo kubambwa kwa Yesu no kubambwa kw'abandi. Matayo 27 umurongo wa 36 aratubwira ati
bicaraho baramurinda. Aha rero tukabona ko hashyizwe ikimenyetso cyo kugira ngo barinde uwo muntu wari wabambwe mu buryo budasanzwe hafi y'umujyi muto wa Nazareti. Aha rero aho banditse ko ngo ni umwami w'Abayuda, ngo babyanditse kandi mu cyaramayike, mu kilatini ndetse no mu kigiriki, bavuga bati uyu ni umwami w'Abayuda, uyu ni Yesu umwami w'Abayuda. Ku murongo wa 37 wabireba, Matayo 27 umurongo wa 37, uyu ni Yesu umwami w'Abayuda babyanditseho, kugira ngo bigaragare ko uwo muntu atandukanye n'abandi bantu babambwaga, kuko abandi ntago birirwaga bashyiraho ibimenyetso. Iki rero cyari ikimenyetso ko Yesu wari ubambwe atandukanye n'abandi. Aha rero mu bwami bwa Roma kubambwa byarakoreshwaga cyane nk'uburyo bwo gutinyisha abantu, kugira ngo babatinye hatazagira ububahuka kandi bakurikize ubutware n'ubutegetsi bwabo. Ubwo rero bakundaga kubamba abantu kugira ngo abantu n'abandi bavuga ati aha cira birarura. Ibyo rero byarakorwaga. Rero kubambwa kwa Yesu ubwabyo ntabwo ari cyo gikwiriye gutuma tumwubaha, ahubwo tugomba kubaha icyabimuteye. Ninde wari ku musaraba? N'abandi bashyirwaga ku musaraba, ariko Yesu we yari ku musaraba ari umwana w'Imana kandi yaje gucungura inyoko muntu. Icyo nicyo gikomeye kurenza ibindi. Naho ro kuvuga ngo kubambwa n'abandi barabambwaga, ariko Yesu we bwari mu buryo budasanzwe kandi yararenganaga rwose. Nyuma rero yuko Yesu apfuye, Matayo abwira umuntu araza afata umubiri we. Matayo atubwira ko hari uwaje agafata umubiri we. Igihe ngo umugoroba wari wegereje, Yesu uburyo bwo guhambwamo bwari bwarahanuwe. Ngo igihe umugoroba wari wegereje, haza umugabo wari umukire, yari aturutse ahitwa Arimataya, witwaga Yosefu. Nuko araza azana nawe yari umwe mu bigishwa ba Yesu. Nuko ngo araza ajya kwa Pilato amusaba ko yamuha umurambo wa Yesu, arawumuha. Nuko ajya kuwushyingura, baragenda amushyingura ndetse mu bitambaro ngo byererana. Nuko babishyira ndetse barangije bapfundikira imva ye ku buryo bukomeye cyane, ngo bashyiraho ikibuye kinini kiremereye kandi cyarumanyaga neza aho ngaho. Matayo 27:57 kugera ku 60 barabitwereka neza. Ariko Yesaya yari yarahanuye ibyo kuhambwa kwa Yesu. Nta kintu Yesu yakoze, ibintu byose yakoraga bari baragiye babihanura. Abantu ndetse nubwo babyirengagizaga nkana. Kandi na n'uyu munsi abirengagiza ibya Yesu ntabwo ari uko batabyumvise, nk'uko twabibonye inkuru ya Yesu igenda yamamara ku isi yose. Cyakora bamwe bakabyirengagiza, bakabyima amatwi, bakabica amazi mu mvugo y'uyu munsi. Ariko kubica amazi ntabwo ari byiza rwose. Bategetse ko ahambanwa n'abanyabyaha, yari kumwe n'umutunzi mu rupfu rwe, nubwo atagiraga urugomo kandi ntagire uburyarya mu kanwa ke. Ibyo rero byari byarahanuwe. Hanyuma imva ya Yesu yaririnzwe ku buryo bukomeye cyane. Abaroma bari barumvise ibya Yesu, nabo bavuga bazi ko nyuma y'iminsi 3 azazuka. Kubw'ibyo rero bashyizeho uburinzi bukomeye cyane kugira ngo hatazagira aho abanyura. Icyambere bashyizeho ikibuye kiremereye cyane. Ikindi bashyiraho abarinzi. Ikindi ngo bashyizeho ibintu bifatira ku buryo icyo kibuye kitashoboraga kuvaho. Tuvuga ufashe nk'ibyuma ukubitaho supaguru, urafata uradanangira utisha tuzareba aho uzanyura. Ariko Yesu yarazutse nk'uko byari byarahanuwe. Yarazutse icyo gitare, abo barinzi wapi ntacyo byari bivuze. Kuzuka kwa Yesu kandi ntabwo ari ibintu byabayeho mu buryo bwa mwuka, oya, ahubwo yarazutse mu buryo bugaragara. Bamwe rero ngo bagira inyigisho ivuga ko Yesu mu kuzuka kwe atigeze azuka nyirizina, ahubwo bakavuga ko byakozwe mu buryo bwa mwuka. Nka kumwe bamwe bajya bagira inyigisho z'ubuyobe bakavuga bati runaka arapfuye ariko buriya mwuka we yagiye mu ijuru. Ibyo ntabwo ari byo. Luka 24 ku murongo wa 38 kugera ku murongo wa 39 aratubwira ngo, arababwira ati
ikibahagaritse imitima ni iki, kandi ni iki gitumye mwiburanya mu mitima yanyu? Nimurebe ibiganza byanjye n'ibirenge byanjye, mumenye ko ari jye ubwanjye, ndetse nimunkoreho murebe, kuko umuzimu atagira umubiri n'amagufwa nk'ibyo mundebana. Yesu rero yarazutse, kandi avuka mu buryo, yarazutse mu buryo bugaragara. Reka tuvuge tuti amena, 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 kuko Yesu yazutse kugira ngo aducungure. Nanone kandi Yesu icyagaragazaga ko yazutse mu buryo buri fizike bugaragara bufatika. Nanone tubibona muri Luka mu gice cyaho cya 24 umurongo wa 42 n'umurongo wa 43. Bamuha igice cy'ifi yokeje, aracyakira, akirira imbere yabo. Yesu yaravuze ati nta muzimu urya, kuko nabigishwa baravuga ati ariko uyu ni we cyangwa ni imagine, ibindi bintu bimeze nk'inzozi. Aravuga ati muzane ibyo kurya, abazana ifi ararya. Yesu kandi nanone mu kuzuka kwe hari imyambaro ye yasigaye mu mva. Igihe Petero ndetse na Yohana birukankaga bajya mu mva, Yesu yamaze kuzuka, basanzemo imyenda ye yari imutwikiriye, bamushyinguye imutwikiriye imyenda bayisangamo. Maze Simoni Petero araza inyuma yabo, araza yinjira mu mva, maze yabona imyenda ye iri aho ngaho, irambitse aho ngaho. Maze aravuga ati yari imyenda bari bahambye Yesu imutwikiriye ku mutwe ndetse no mu bindi bice. Maze amenya ko Yesu yazutse. Ibi rero ngo cyabaye n'ikimenyetso gihamiriza abantu ko Yesu yazutse, atibwe nk'uko bamwe bagiye babikwirakwiza inkuru bavuga batereka sha Yesu ntabwo yazutse, ahubwo abigishwa be baje baramwiba. Rero bakavuga ati Yesu yaza kuba yibwe nk'uko abantu bamwe bagiye babizana n'ibikuru by'ibihuha. Niba ari ibintu bibaho muri iyi si biteza ikibazo n'ibihuha, ntabwo bari kuza ngo basanga imyenda ye yasigaye, kuko ntago wajya kwirirwa ugiye kwiba umuntu ngo mukuremo imyenda ngo ujyane umuntu, ibyo byakurushya. Urabizi ko igisambo kiba gikora ibintu cyihuta kugira ngo kirebe ko cyatoroka, nyine batagifata cyane ko iyo babafata bari bitanzemo n'umuburo ko bafata yagerageje kwiba umurambo wa Yesu azabizira. Hanyuma Yesu wazutse yiyeretse abigishwa be ndetse n'abandi bari baramuyobotse inshuro zigera kuri 12. Inshuro zigera kuri 12 mu isezerano rishya tubona ahantu 12 hagaragaza nyuma ya Yesu kuntu yiyeretse abantu mu matsinda atandukanye. Yireretse Maria w'i Magdalena nkuko tubibona muri Mariko 16 umurongo wa 9 kugera kwa 11. Yiyeretse abagore bari baje ku gituro nkuko tubibona muri Matayo 28 kugera 10. Yiyeretse Petero muri Luka igice cya 24 umurongo wa 34 turabihabona. Yiyeretse abagenzi bagendaga mu muhanda Mariko 16:12 kugera 13. Yiyeretse abigishwa be ariko Toma adahari, yarabiyeretse. Hanyuma yongera kwiyereka abigishwa be na Toma ahari muri Yohana 20:26-31 arabitwereka. Hanyuma yiyeretse intumwa igihe zari zigiye kuroba muri Yohana 21:14 bari bavuze ati twisubire kuroba, wa muntu yagiye kandi nta kundi twabaho. Yesu araza ati oya inshingano yanyu ntabwo ari iyi. Hanyuma yiyereka intumwa abigishwa be ku musozi Matayo 28:16 kugera 20. Yiyeretse itsinda ry'abantu bagera kuri 500 nkuko tubibona mu rwambere rw'Abakorinto igice cya 15 umurongo wa 6. Muri Yakobo yiyeretse Yakobo urwambere rw'Abakorinto igice cya 15 umurongo wa 7. Yiyeretse abantu bari aho yaje asubira mu ijuru. Yari yerekanye mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 6 kugera kwa 9. Ndetse kandi yiyeretse Paulo mu byakozwe n'intumwa igice cya 9 umurongo wa mbere kugera kwa 6. Bamwe yavugaga ati wewe undenganyiriza iki Paulo, Sauli undenganyiriza iki? Hanyuma rero Yesu dusoza kuri iyi ngingo akavuga ati ndabasaba ndabategeka ikintu kimwe, muzambera abahamya, muzakwirakwiza inkuru yanjye hose. Ijambo rya nyuma Yesu yavuze mu nshingano ikomeye yahaye abamukurikira niyi, aho Yesu yahaye itorero inshingano ikomeye avuga ati ubutware bwose bwo mu ijuru ndetse n'ubw'isi bwose ni ibyanjye.
nahawe ubutware mu isi no mu ijuru. Reka amagambo nyavuge nyasoma ndeke kuyavuga mu buryo bwihuta gutyo gusa kuko arakomeye mu byo mvuze byinshi bikeya mu byo yakoze. Dusoza dore ikintu yatanze. This is a great commission. Matthew chapter 28 verse 18 up to 20. 18 kugira 20 haravuga ati nuko Yesu arabegera avugana n'abati nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose bigishwa mubatiza mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Reka dusoza tuvuge tuti amen. Ari kumwe natwe kugeza ku mperuka. This is a great commission. Iyi ni inshingano ikomeye cyane Yesu yahaye abamwemeye n'abazamwemera mu bihe bitandukanye. Nuko mugende. Hanyuma kandi nanone mu byakozwe n'intumwa, mu gice cyaho cya mbere ku murongo wa 8 n'ubundi turabona Yesu andi magambo avuga akomeye cyane, maze aravuga ati cyakora muzahabwa imbaraga Umwuka wera nabamanukira, kandi muzabagaho bo kumamye Yerusalemu ni Yudaya yose ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Mugende, go mugende. Rero ukeneye kwiga nyine byinshi birebana na Yesu, reba ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo, Mariko, Luka na Yohana. Ibi byose navuze uzagenda ubisangamo ndetse ukomereze no mu bindi, kandi bizagutera intera amatsiko yo kuvuga ariko ibi bintu Yesu yagiye anavuga byo mu isezerano rya kera nabyo reka nshake kubimenya. Uzasoma Bibiliya kandi ayiteri uzaryoherwa, n'utaryoherwa uzamenye ko nawe uzaba wagenderewe na Satani nkuko na Yuda nawe yari yagenderewe na Satani, maze niwemerera Mwuka wera azabikuyoboramo bigende neza. Imana iduhana umugisha. Amen.